ndaza mama nsanga abagabo baramutaye nawe yibera mu rw'imboro ndavuga ati waranyakira pe aranyakira umuntu twari tumaze igihe tutabonana aho hantu ukomeje kuvuga ni agace ni karitsiye yitwa gutyo yego araza aranyakira umwana arakura amaze kugira imyaka 3 n'igice mura n'umugabo bitaga Karori ambwira ati dore warabyaye uri muto ngewe umwana wawe zamugufasha nanjye mbyarira yari umujura ariko baramufunze ubu ngubu na Karori yari umujura baramukatiye ubu ngubu barakatiye ariko nyine yansigiye indandinze mbyara gutyo umwana arakuze kari gatoya mwabonye yego umwana wa mbere Furayi wayibyaranye mu wita Umumarine wari umuzi se waje kumenya amakuru ye reka twarakundanaga nashaka tineri itabi akabingurira cyangwa ibiryo ari umusigi ugura 500 ikarito baba kumwe abake basigaza ibiryo nyine bakabishyira mu ikarito mu ndobo wowe ukagenda bakakudahira yaba byasenye isaha bya 700 ukabijyana ugakaza akabinzanira gutyo shase nzirengero ryiwe nakubeshye hano ubizina ryuriye nuko sha sinzirengero ryiwe ikintu bamwitaga ngo Matubi nda tumwita Matubi ari ikihewe nyine ariko sinzirengero ryiwe nyiza muri zikatse naramubuze n'agafoto kugira shana phone nagiraga nari nyine mutoya ntabwo ibyo nabyitagaho shana yongera pe nayo nano Furayi y'imyaka yijeje 5 nguyu yijeje n'igice cyo kwitana agiye kwigera wa kabiri uhura na Karori akuzira ko azagufasha kurera umwana wa mbere ukamubyarira n'undi bisobanuye ko Karori mwakundanaga naramukundaga wumvaga umuntu ugiye kumvana kwa mama n'undi mama yaratahaga amasafiri ibice bitanga icyendaro cyawe ibiki n'ibiki nkumva ko mbonye umugabo nyine nanjye ndavuga ati ndagiye mu kugenda nawe baje kumufata ari ninjoro Vigo niyo yaje kubona abantu bose arabizi niyo yaje kumutwara Karori se mwabanye igihe twabanye igihe mu nzu igihe kingana gute n'amezi 9 taza aramutwara sigara mu buzima bwe Karori bamutwariye iki yari umujura wakundanye na Karori se ari umujura tubwisuku nakubeshye njyewe nabonaga ari umuntu uzi n'abantu benshi w'umusitari ndavuga ati rero nanjye Karori rwose kange ku biceri bye nabona nari nzi ko ari umujura nabimenya ariko tubanye banaje kumutwara gutyo ariko mukibana warabimenya tukibana na nyine namenye nibwo nabimenya ariko akinereta ntabwo nari mbizi yarazaga bwa mbere yanguriye n'agatelefone ko kujya tuvuganiraho akajya agurira meri inzoga nyine birangira ngiye aha niho namusanze kubera nyir'ibyondo aravuga ati rero ngo Piriyave nkajya ndara umuhanda n'abana 2 avuga ati ari umugiraneza wabibonye abanyishyuriye ino nzu nyine mwabanya 15 ubu ukwezi kugeza avugana na nyir'ibyondo nanjye ngashaka ibyo kurya by'abana n'utwenda two kwambara yego ni mama wanjye yego none cyatuma ataba mama wanjye ariko ntacyo yamfasha nawe yirirwa mu rw'imboro nawe yarabyivugiye abasenyi isaha 1000 ntabwo arayafata mukagenda akabona nawe yo kurya ni wa muntu nawe sinzi ubuzima nta kintu yamfasha pe ntacyo mere wanjye ni bwa buzima kirimo n'ubundi ujya umukumbura se nanjye yo nyafite ndamugurira pe ndamugura nk'ubwatakira wese njyewe mbona ari n'umusazi mujya muhurira mu kazi ntiryari mugeze guhura nko mu kazi ukagutungura shani igihe natashe bwije nsanga bari kumukubita yibye telefone
mbura icyo mvuga ntago nirengagije ibyo yankoreye. Nabuze ati se bari kumuhora iki, nditambika baranamfunga icyo gihe ku murenge, ariko nyine barandenganura nabo baribaza ati nuko byagenda, basaba amakuru, barebye ko byagenze barandekura birangira uko. So tugaruke ku kazi kawe ukora guhera ku myaka 14 kugeza ubu ufite imyaka 20 hashize imyaka 6 sibyo? Iyi myaka 6 ishize uri muri kano kazi, ese ujya usenga iyo ugiye kujya muri kano kazi? Ndasenga nkabwira Imana ati Imana ndakwiyeretse ubuzima ntabwo njye wabihisemo. Ndasenga pe, ntabwo ndi wa muntu ugenda ngo nywe inzoga nirerana abana ngo mbe ikirumbo nkuko nawe babibonye ko mba nanigire Nyabugogo kureba ko nabona igihumbi, sinjya nyagara. Ndasenga ngo ati Imana kwibibona nyine hari igihe kizagera ikabihindura. Umukobwa Aline uba umeze neza nk'uri kureba filime y'iyicarubozo. Birababaje, biteye agahinda. Uyu mwana w'umukobwa nyina yaramutanze akorerwa ibya kinyamaswa.